uyu munsi mbazaniye inkuru nziza. Benshi baza mu Rwanda bibaza bati nihe twarara cyangwa se twamara ikiruhuko cyacu. Igisubizo nta kindi ni Rob's Meadows Villa Apartment. Iyi ni apartment iherereye hano ku kibuga cy'indege neza, ndetse by'akarusho nibigusaba gukora urugendo. Tubafitiye services zitandukanye, aho tubaha abashoferi ndetse dufite n'abakozi babafasha igihe muri kuri iyi apartment. By'akarusho kandi twabatekerejeho kuko hari na piscine, hari aho wicara wumva amahumbezi. Reka nkubwire ngo abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho, duhamagare kuri ino nimero 0788 932414. Rob's Meadows Villa Apartment niwajura igisubizo. Gasita ntabwo arasimburwa hariya officially. Nta simburwa uzerekana abaturage komanda wanyu n'uyu cyangwa bamwereka abasirikare. Rero kuvuga ngo ibya Gasita ngo yagiye umugaba mukuru w'ingabo mu gace avuyeho no operation commander na intelligence umukuyeho, Yego. Ntabwo byakunda ubwo sizonga bazaza zisigaye he. Ntabwo ari we, ahubwo bigaragara ko mwako ashobora kuba yari yopojeje kubashatse guhemukira Gasita akamubera umurinzi wa nyawe nk'umusirikare azikomorera, akamubera igitambo none hakabizira. Iminsi n'amatangazo ari gusoka rero ku mpande zombi, ndetse aho nakomeje mbona n'ubundi ko ngo mama 23 ivuga y'abarundi ngo 20. Rega ntaga abakongomani bose bafite umwuka mubi wa Tshisekedi. Sinakubwiye ukuntu urumva. Yego. Hari n'abazarendo twajyaga tubiba n'imwe mu miryango y'abakongomani bakomeje guproteje inka za mu bwoko bw'abatutsi muri Masisi. Ugasanga ni muzarendo Karori wenda we ntabwo ari mu byo muzarendo Karayiri, akavuga ati aka gace uza gakandagiramo n'inka zirimo azabona abazarendo banje. None se abangabo ntabwo bakibaho? Kuki imbuga nkoranyambaga zo mu Rwanda zasariye rimwe kuri Rabine izi bundi zikazishusha ikinyabupfura? Ushatse kuvuga kubundi urushika ikinyabupfura n'abadede ntundenzaho. Nabwo dukwiye abantu bakwiye kwisuzuma. Abantu basarira icyarimwe bivuga. Reka ngusubize nabo twasaze. Abantu bashaka kuzana ko hari ibintu byabera ku kibuga cy'indege bikabibanga ry'u Burundi kandi cyakira indege z'amahanga. Ntabwo imicungire y'ikibuga cy'indege biri muri santima z'igihugu cy'u Burundi, biri kuri standard mpuzamahanga. Bitabaye ibyo ngibyo bagishutinga down kikavaho. Birababaje kubona abantu baba bagasaku abandi bakabarusha discipline arizo discipline. Kandi aribyo ngiye kugusubiza. Discipline zirusha abantu ikinyabupfura gute? Icyambere cyo izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Marsha, hari ikintu nabonye ko nkewe bimaze iminsi bincanga ngo ikibuga cy'indege ngo cyongeye gufungwa cya Bujumbura. Ayo makuru ari ikintu waba yaziho? Kigeze gifungwa hose. Ntibaza ese izo nzitizi za hato na hato zihora ziba zikoranabuhanga ngo riyobora indege ryinjiriwe. Ibi bintu kuri iki kibuga cy'indege kuki habura bamo utubazo navuga turi technique. Ikibazo nkunda kugira jewe nuko ntabona communique officiel kuko bishobora kuba batari ibintu wenda giye niko mbitekereza kuko ikibuga cy'indege paralize ikibuga cy'indege. Yego. En fait abantu babyumva ntago ikibuga cy'indege ubundi kiba ari ikigihugu azisaca. Ni mpamvu kitamuza amahanga. Yego, kuko gihuza amahanga byose. Niba gihuza amahanga amahanga guje kuba avize. Yego. Rwanda ukabimenya Rwanda yigwayo. Kenya ukabimenya Airways igwayo. Ethiopia kuko uzarebe modification iyo ari yose ibaye ku bintu bijyanye n'ingendo zo mu kirere. Mu kirere Sandri nta brag zibamo. Yego. Uzajye ku kibuga cy'indege ukiregaho umuntu turebe kugenda. Nta discussion ziba hariya. Subire. Yego bahita bagugira. Nta nubwo mu bidisifite. Indege nyine yagiye. Oya ibitaragenda bara amasaha 2. Kuko bagusabye kuhagera amasaha 2 mbere yo kugenda. Niba ari amasaha 2 yo gutegereza ufite indege ya saa 10 saa 8 top ugomba kuba wamaze kwinjira. Zirenze 5 ntiwinjira. Nta santima zihari. Imikorere y'indege iri mu bintu kwisi bigira umurongo. Ngiye nyamvuga ngo kwisi ibintu bibiri bigira umurongo. Yego. Igisirikare cyanya cy'umwuga na n'ubugenzuzi bw'ingendo zo mu kirere. Yego. So nkavuga ngo rero abantu bashaka kuzana ko
hari ibintu byabera ku kibuga cy'indege bikaba ibanga ry'u Burundi Ry'Uburundi. kandi cyakira indege z'amahanga ntabwo imicungire y'ikibuga cy'indege biri muri santima z'igihugu cy'u Burundi biri kuri standard mpuzamahanga bitabaye ibyo ngibyo bagishutinga down kikavaho kigahagarara igihe kizwi kandi nta gihugu kiri ikibuga cy'indege kimwe cyagishutinga down ngo kigende guteze yego kereka habaye intambara amatora kuko bafunga umunsi umwe buri kimwe cyose kandi niba no muri ibyo bihe tutageze tubona erega buriya Sandrine nanone tujye tureba igihugu cy'u Burundi tukivuge kuri experience yacyo igihugu cy'u Burundi cyabayemo amakudeta ibyo bibuga by'indege ntibyafunzwe yego Petero Nkurunziza arapfa ntibyafungwa buri kimwe cyose ari tunenga ibihugu tukavuga n'ibitagenda tukibagiza no kumenya ko icyo gihugu nyine gifite experience mu byo gikora yego ni nayo mpamvu ubushize icyo twisha scenario ku kibuga cy'indege je nayitiriye ko Burundi burimo kwikina kugira ngo bakore iyo demonstration bari mu rwego bagezeho mu bwirinzi bw'ikibuga cyabo so in one word niba abantu batashyize ikintu mu itangazo kireba ikibuga cy'indege ntabwo ari twe turi bukizo muri speculation ntabwo bikunda ntabwo ikibuga cy'indege kiri mu ngingo abantu baspekiraho ibindi bimbwire yego baka ikibuga cy'indege ibyo bireke bishyire ku ruhande indege ni ikintu gikomeye ku isi cyubashywe kumenasa ikibuga ntikibivuge ahubwo n'ikibuga cya Heathrow iki gikomeye cyo muri Londres bigeze kugihagarika kubera ko inkongi kari kabaye for your information ku kibuga cy'indege nubwo haza igisiga kigapfiramo muri runway y'ikibuga cy'indege Uburundi bwagihagarika mpaka icyo kibazo gikemutse ntabwo cyangwa ngo turenzeho ngo bitagenda gute none niba n'indege n'igisiga gihagarika ikibuga habaye derangement ideranje indege ntibyatangazwa ntabwo kuri yonginga Burundi bazana ibintu by'ubudede oya cyo ni ikibuga cy'indege mpuzamahanga ntabwo ari akabuga ko mu ntara yego urumva ibyo rero mbivuga nkaho ari ugushyushya imitwe kana gushyushya imitwe yego hanyuma se nkibaza kugeza kuri iyi saha mu mujyi wa Uvira ibya Gasita rero nabyo nabonye noneho ngo yavuyeho ntabwo ndayibona nje mvuye muri radio ntabwo mba nyine ko nubundi uyu munsi bikiri navuga urusobe Gasita niyo wungirije uriya wapfuye mwako General Mwako Imana iguru kudashira urumva so ntakanga kwita nabi Mwako Mbukuru Daniel izina rye ntarifashe Daniel Mbukuru wenda twikoreshereza ibyo ngibyo ariko ntabwo FRDC yari yakora ordonnance yindi y'abasimbura aid Gasita cyangwa Mwako bivuze ngo Gasita ni uyoboye kuko ni wari wamwungirije ashinzwe na operation Gasita ntabwo arasimburwa hariya officially nasimburwa bazerekana abaturage komanda wanyu n'uyu cyangwa bamwereka abasirikare rero kuvuga ngo ibya Gasita ngo yagiye umugaba mukuru w'ingabo mu gace avuyeho na operation commander na intelligence umukuyeho yego ntabwo byakunda wese ngabo zawe zisigaye he ubundi umuntu wakora iyo mistake bamufunga bamushije akatanze Uvira mu maboko y'abayirwanya ubwo se ko baba banekana itewe muri ibyo benyine ingabo zafite komando ikibazo kuko hari inshingano ya komanda mukuru hakaba inshingano y'umwungirije operation commander n'umuntu ukomeye muri gisirikare kuko nyine uburi wa operation kurwana n'ubutasi sibyo ku buryo mwakuyana kwisinzirira azirongaze Gasita akanuye kai narashyingurwa akamara babamujyanye Kinshasa bazamushingura kera buri nese navuze ko nakira umwami mushi iriya migenzo giye yarancanze babagiye kubandwa no guterekera buriya kugira ngo barebe ukuntu byagenda neza umuntu azajya mu purgatori nta kibazo mu purgatori ariko disara mukundaga nde Mwako uzima mfise nakundaga barambwiye ngo niwe utarajyaga ibintu by'amoko ego ntabwo ari we ahubwo bigaragara ko Mwako ashobora kuba yari yopojeje kubashatse guhemukira Gasita akamubera umurinzi wa nyawe nk'umusirikare azikomurete akamubera igitambo none hakabizira hari nk'amategeko gimo nayicisha asanze kubahiriza baravuga turagenda mbere ye none baramuhitishije koko kandi ubundi umusirikare wa nyawe ibaze ari kuri General Kagame na General mugenzi wawe ngo bira bisiribo byabazanye ndo bigire burya abasirikare bakwemera bakarasa bazanye ndo bakabamara bose bari kubafatanya urunana nta umuvogereye kuko ubona ko iriya komandoma yarashe bari abazanye ndo batekwa Gasita kuri hoteli ntabwo ari Gasita wayitanga yatangwa na Mwako kujye ko Mwako ashinzwe kurinda umutekano wande wa Gasita nk'umusirikare subordone wiwe subalterne wiwe nako urumva rero mu by'ukuri icyo navuga nuko Mwako ashobora kuba yaranze erega ntaga abakongomani bose bafite umwuka mubi wa Tshisekedi sinakubwiye ukuntu
urumva yego hari n'abazarendo twajyaga tubibwa n'imwe mu miryango y'abakongomani bakomeje guporoteje inka za mu bwoko bw'abatutsi muri Masisi ugasanga ni umuzarendo Karori wenda we ntabwo ari mu byo umuzarendo wa Karayiri akavuga ati aka gace uza agakandagiramo n'inka zirimo azabona abazarendo banjye none se abangabo ntabwo bakibaho barahari harimo n'abiyunga muri Muventi umunsi ku wundi burya mu kizarendo naho habamo wenda iyo uvuze ibi ngibi wa umuntu umeze nk'umuheza ngundi ku bintu by'intambara muri Kongo kubyemera baramugora hari wazarendo bari puru n'ibyo Muventi y'urwanira batari contre ariko batidekarara badashima ubutegetsi bwa Tshisekedi badashima kurya inka z'abaturage no kuzirangiza kandi ari abaturage abo ngabo si benshi ariko ntihaburamo n'umwe kuko genda uvuga rwose ari umuntu uba muri Amerika ujya umbwira ati ariko se shaka ibyo bavuga byose ati inka zanjye ntizirinzwe n'abo mwita abazarendo ati ariko batayobotse leta ubwo rero na mwaku cyangwa se kujya zina ngo ni irihe ngo ni Daniel mwaku mbukuru Daniel ashobora kuvuga ati ayo gasita araziriki nkuko nyine na Sylvain Kenga bivugaga ariko bitavuze ko Sylvain Kenga ataba umugambanya azi ibyo bashaka gukorera gasita urumva aho gasita akaba yararusimbukishijwe no kugira umukomanda mwiza understanding imikorere ya gisirikare hari uwambaza ati ubwo mwakuyishwe akagera nk'igitambo cya gasita yabasigaye hehe gasita yabasigaye ari komanda noneho urumva ugenda uko ibintu bigenda yego ariko reka nkubwire Sandrine gasita zandika igitabo uriya mugabo gasita yego gasita igitabo azandika abantu bazagitegesha amaboko yombi kuko azazanamo anje zaba mwaku ibyo yamubwiraga avuga ati komurede humura mupanuwe urenga umurongo urumva buri kimwe cyose gasita azavuga byinshi kuba muri iyi minsi n'amatangazo ari gusohoka rero ku mpande zombi ndetse aho nakomeje mbona n'ubundi ko ngo mama 23 ivuga y'abarundi ngo 20 Marshal nawe ariko iyo babivuganye mu 20 ati ku rundi ruhande nabwo hari abatakaje ati nge izo ubyizita propaganda baba barwanye ariko nta ubundi kuva nabera Marshal bavuga ati cyane mukajya mumbwira ati izo ari propaganda ariko reka ngutere story none izatangaza n'abantu dukurikiye yego burya tuvuga ku kintu cya Rabini nabaye nkunenga mu kinyabupfura kuki imbuga nkoranyambaga zo mu Rwanda zasariye rimwe kuri Rabini izi bundi zikazishusha ikinyabupfura ushatse kuvuga kubundi urushika ikinyabupfura n'abadede ntundenzaho nabwo dukwiye abantu bakwiye kwisuzuma abantu basarira icyarimwe bivuga reka ngusubize nabo twasaze basubiza nyine icyambere musara gute abandi badasara ku muntu wabo icyambere se n'iki nagenda kubwira icya kabiri ni nkuko uyu munsi umuntu uri muri Kongo ashobora kuba hari amakuru abujijwe kuvuga urabyemera ntubyemera ndagiye tugenda neza ashobora kuba abujijwe kuvuga hari amakuru wenda urugero mama 23 yafashe agaca kanaka urimo kugwa mu cyo ashaka kuvuga nyine nibyo ngiye kubwira kuki umuntu hari amakuru abujijwe utagize reka tubigendanemo neza rero ntabwo tubigendanemo neza ibyo ngibyo oya ndashaka tubiganireho oya wintereta genda gahoro birababaje kubona abantu baba bagasaku abandi bakabarusha discipline arizo discipline kandi aribyo ngiye kugusubiza discipline zirusha abantu ikinyabupfura gute icyambere cyo nicyo ngiye kugera ku FARDC niba bababuza bati uri mu ikayi ni igomba kwivugaho wabwirwa n'iki ko abadede batabwiye bati ntago dushaka umuntu ukurikirana ibi bintu by'uyu mugabo witwa Rabini ça c'est un icya kabiri ibibayo suko wenda hari ibyo batazi ariko n'umuntu ashobora arakubwira ati nizere ko ino nimero yanjye utazigera uyivuga ubwo ni droit d'expression mu rusha abandi ntago babyemerewe ubujajwa ubwo ni droit d'ubujajwa ntago babyemerewe kubivuga ikindi Rabini se yatangaga ibiganiro hariya cyo yabitangaga mu Rwanda yabitanga hariya impact y'ibiganiro bya Rabini se hari ikiganiro kivuga ku Rwanda yigeze avuga byagombye kuvuga kuri yo bavuga ati either n'urugero bite n'ingu n'umuntu ahejeje turamukize cyangwa tubuze iki tuzi umuntu w'intwari kimwe muri ibyo ngibyo birashoboka hanyuma se muri Rabini wari avuga kuri sije y'u Rwanda n'umunsi n'umwe kandi aribyo ndi kugusubiza niba atavuga kuri sije y'u Rwanda se abantu bamushaka wiki ko nasi igihugu cyabo yavugaga ibiganiro yabikoreraga mu Rwanda akavuga icyo ntago aricyo kibazo yabikoreye no muri Mozambique no yatangira ibiganiro nige twatangiye dukorana ibiganiro yavugaga kuki yavuga ku Burundi none u Rwanda aba bantu b'abanyarwanda mushaka wiki kari wabo yavuzwe ni wabo none se yavuzwe ni wabo ko wabo babonye umuntu eida wanu sibyo urishoze wenda babibabujije ni nk'urugero nge simbikomye nyine nawe urimo kunkoma akantu ko babibabujije
none se social media yose sikorera mu Burundi kuburyo ibibuzwa hari n'ikora muri Denmark hari n'ikora muri Amerika ariko kuba babivuga ariko abarundi hariya bagaragaje ko urumva badapfa kuvuga bagaragaje jewe none ndamwikomye kandi bimbazwe wibigide duwana rero kuki abantu baguruka mu bintu niba twatangaje inkuru kuki abantu baguruka mu bintu ahubwo wowe nuko atangiye uko mfirima ko Rabin adafunze oya ntago aricyo kibazo bikarangira bigaragaye ko Rabin ashobora kuba afunzwe nta nugaragaza ko afunze uyu munsi ndufite recommandation y'umufunze uyingaragariza mu ntoki nkuko nanjye ntari mfite kadafunze hazagira ungaragariza yuko afunze ahubwo utangira uvuga ngo ngewe ka makuru source nari mfite wenda nari ntago ari ikibazo cya suruse sindi ku manza za suruse kuki twebwe dushyushye abantu bagashyuha ibunaka bagashyuhirana abandi baracecetse kandi ari ikibazo kireba ako ndumva nta n'igitangaza kirimo kuvuga inkuru nese umunyamakuru niki kuvuga inkuru ariko zireba ikindi gihugu kuki ikindi gihugu cyacecetse kuki ikindi gihugu cyacecetse n'ukubera politike y'u Burundi cyangwa se ya Kongo ahubwo nyine ibyo nabyo byakaye birumvikana nabo bavuga kuzacu kuki abantu babarushije abandi discipline byavuye he kisabwo bavuga kuri izo politike zacu n'izandi bakaba batari kubivugaho nyine nicyo kibazo nanjye ndimo kwibaza banza nyine umenye impamvu ahubwo icyo kintu impamvu ni yeno ukeka nicyo kintu dushaka ukeka kari impamvu wowe genda noneho yababarira Sandrine genda ushaka iyo impamvu rero wikikoma abanyamakuru bavuze ko impamvu muri iyo ngiyo impamvu muri iyo ngiyo gemba kuri social media mba kuri social media impamvu yateye muri ibi bintu harimo n'izindi mpamvu zitari clear impamvu seziye duhe nk'urugero ni nk'abantu bakoresha fundraising yari twese turi kubivugaho fundraising twari niba bitakureba icyo kibazo wewe bijyamo ubu se niba icyo kitakureba niba warabikoze ufite gudu were ufite n'impamvu ugamije wewe byikwagasa kuko ngiye namenye undi twamenye ko Rabin bivuga ko afunzwe ni kera hashize iminsi ariko mubavuze ko afunzwe bose n'undi wamufunguje tubanza kumenya ngo ese ibintu ni ukuri dushaka amakuru byatanze ikise ntacyo byatanze rero no kuba uyu munsi byavugwa ngo hari n'uwakoreye fundraising afite umutima mwiza adakeneye kuyarya none tubivuge akavuga ngo natswe wenda amafaranga 5,000 wenda urugero by'idolari n'urugero ntanze akaba yayikoresha kugira ngo amafaranga aboneke adafite umutima wo kuyarya njyewe nago ndahangaha mani ngukira umuntu reka nkubwire rero reka nkubwire winca mu ijambo nushaka kuvuga hano ngo cira umuntu n'umwe urubanza niba warayatse ufite umutima mwiza ukoze commentaire zacira urubanza niba warayatse ufite umutima ariko kuki abanyamakuru bavuga bagashaka kutanenga muri Imana kuki uburyo bavuze bashaka kutanenga ngende umunyamakuru urumva uzanenga nzakuramo isomo ntabwo zaba ntarajye mu nenga ntabwo batunenga se ngo yatangaje inkuru navuze ibyo gushyuha mu bintu bashyuhijwe n'iki ikibashyushya n'iki cyo numva n'ikibe mashari tugendana urabizi ko ibintu bya byinshi akenshi byemera ariko this time ntabwo turi kugendana urimo kuburanira aba social media bagenzi bawe wese ariko shaburi uyu muntu ndibuka we n'umwe muri bose hari umwe nabonye urumva umwe nabonye avuga kuri ibi ngibi kandi nawe yigeze kujya mu kibazo Sandrine wamuvuzeho wese ntajya namukora no mu ntoki kandi uramuzi dore uko reba ntabwo ukimuzi papa uwamuvuzeho wese bagiye mu ishyamba bagiye ishyamba kandi yagize crise hakuko abantu bashaka turi kubavugaho ntitubazi ndabibabwiye mwitonde jewe ngize ikibazo sibyo nanjye wamvugaho nanjye nakuvugaho nanjye namuvuzeho ntabwo ko twamuvuze mu buryo bubi ababivuze hari uwavuze se ko amusabirirwa gupfa cyangwa se amusabirirwa pira hari ukuntu burya urumva usenga isengesho ryo gupfa uzi ngo urimo gukiza kandi uzi ubwenge n'abanyamakuru utazi ubwenge utari umuhanga views zateye ntiziza kudukoraho ndasubira mu buvuzi ahubwo aho bukera urugendo rwiza bashakira umuntu kuri views yaje cyo kora azagenda kukwivuriza bameze nk'ababuze topic twikomereza tugeze kuri FRDC rero nta muntu mwumve abanyamakuru icyo navuga kuri FRDC ariko kuntu uzirimo kwisegura hari batera ubwoba mujye muri ntawe ntera ubwoba sindi gutera bwoba inkuru twahimbye inkuru twabeshe nimushyuha umutwe tuzabivuga ntimuzaduka ntacyo ntago abanyamakuru bagomba ahubwo n'abanyamakuru bazaduteza ubwoba mikoro zabo ngo twe kuvuga ku manyanga bakora yo gucuranga mugenzi wabo mu banyamakuru 20 ni bangahuzi bari kwaka amafaranga kubera inyungu zabo bashaka bomwe cyangwa give me one example harimo nabasangiraga ku meza mbega ubushyebebe bwatesha muri nkebebe mbi gusa bivuze iki se gusa muri nkebebe mbi kandi mwanga umuntu bavuga ariko mukavuga abandi ese we Rabin mwasangiye ubuse ko bari kumuvuga n'urwango ndimo kumuvuga n'urwango mufitiye oya
gese harumvuze urwango ko ari indambi reka tuvuge tube open ne ndambi y'abantu Umuntu bateye wese rero uri gukora kuri Rabine gaho buranira je nago ndi gukorera inda baburanira njewe bo buranira ariko ikibazo ufite ni iki bakunzi banje n'abantu benshi cyane muri comment baburanira nta kibazo mukomeza mumbaza Rabine uko mwajya mukora Rabine shuti zanjye ngewe sindi gukora iki kiganiro yego nubwo cyabwo arana igihumbi kubera views cyane baburanire burya ngewe ndi gukora iki kiganiro kugira ngo mbasubize ababibaza kandi version ya mbere natangaje ko muragize gute bivuga ko ashobora kuba adafunzwe uyu munsi ndi hano sai intambara zanavuze uko cyangwa se navuze kuri zari zihari aho ku cyabantu babigize ubucuruzi bakabigira intambara muracuruza umuntu mugenzi wanyu ese ni ryari abantu batagira ibanga ubundi no muri ethique waruzi n'ikindi muri ethique buriya habamo ikintu cyo kugirana ibanga no kurwana naho naho umuntu aguyezaho twatse ugenda ukavuza induru ugasakuza ufunzwe cyangwa se nanye mfunzwe ese iyi mikoro yabaye intwaro yo gukoresha kugira ngo tuvuge dushyushye umutwe n'umuntu utajya kuvugisha kubera iyo mpamvu ubone niyo umurabona are excited gutya mpaye nka rero tujye muri FARDC byaje kuzajya ari kugira ngo FARDC izigame ibanga ry'abapfa urumva ujye kureba usanga cyangwa undi muntu wavuga uti sinamuburira Saidi niwe wirirwa mu mibare y'abapfuye simvuze ngo ninde aho simvuga izina ariko ubundi twaje kwisanga ari ryari iyo urugamba rubaye inkuru ya mbere iza ari umubare w'abapfuye ubundi byo ntago bikora Sandrine niba tuvuge wenda turwaniye ku musozi nkagukura ku musozi uya nawe ukankura ku musozi ubundi ikintu kimataringa kenshi wenda wafashe umuntu matekwa buri matekwa ni ikintu gikomeye matekwa mu rugamba no mu mategeko y'abakera mu basogokuru imbohe urwana unyaga urwana ugize gute ufata n'imbohe ako Sandrine buri umuntu ibyo kubika ibintu byo ku rugamba ngo noneho ngo hanaguye nabangahe nta mafoto ajya biherekeza ntago mbona ko biri kiriya burya intambara yabaye nyine M23 kuri FARDC aha FARDC ikora ahangaha imibare y'abapfuye uyikura FARDC impamvu bivuze ntigira iyo mico kurushwa imishwa na FARDC nabyo birasekeje uzi ko yabujije n'abantu babo gukoresha amatelefoni ku rugamba uko bishakiye kose burya uretse abazarendo uzarebe muri FARDC ko bakirisha telefoni ku rugamba yego cyangwa FARDC bivuga ngo twishe mu 23 zingahe nese mu 23 ntago bapfa ni morotere barapfa kuki leta barusha iyo ethique sivuga kurusha mu 23 kuko mu 23 wenda nta nitangazo ryari yatangaza mu mubare w'abapfuye ariko impamvu uvuga gutya none tunagenekereze kureba ngo mu nkuru yanjye sibyo konkete y'umusozi bita X yafashwe yego hanafatirwa general Fulani ushobora kuvuga uti hanagwa benshi yego nta kibazo yahitanye imbaga birahagije ako ni 20 ni 30 ni iki ubundi ibyo ngibyo ko bivugwa n'imibare y'ingabo zarwanye ibyo bita reporter risasi na mageruhi reporter risasi na mageruhi yaje kugira mu itangazamakuru gute ikurebaho iki reporting intambara y'irwana iragenda reporter nabwo n'umurwanyi w'intambara hafashwe nabwo nkamenya ko hagira umuntu nkomfa amenyera ko hafashwe ashaka kumuvugiza uruhande runguru ashaka kuba source primaire iri aho ngaho bujya ahantu hafashwe ntiyabekana ahise igeze uyu munsi sha umuntu uzafata hano muri Ukraine bigahinduka ibanga ubu ntibikunda ikoranabuhanga ryabayirerere cyane citizen journalism yaraje aho umuntu afata telefone yakaguha amakuru buriya n'abatara amakuru bakanayamenya afite abantu babayakuye n'amasoko ibyo ntabwo twajya guhakana amasoko y'abandi bakura amakuru hakubwo uri kugenda ngo urabana ngo hapfuye 20 ngo hapfuye iki kutatubwiye we aho ku ruhande rwo bukumva bapfuye kuki uvuga ko ari 20 kuri 0 niba uri intwari wabivuze byombi ashaka 20 kuri umwe ariko n'umwe turamukeneye ubundi niko iyo hanyanyaje muri reportage urabivuga ariko nta nakamaro wundi binatanga abantu ku rugamba barapfa ndumva ari ibyo kanitahire twitahiresha aha uyu munsi namugisha ndibone ndangiza ikiganiro abanyamakuru b'inshuti zanjye mwese ndabasuhuje mugira akazi keza masha ndagushimiye nushaka kubihorera nese ko ugize ishaza wansubije ndagushimiye ko ngushimira se nushaka shimira abo ngabo shimira abo ngabo ndabasuhuje usuri mu kiganiro n'abanyamakuru ndabasuhuje uri kunshimira ngiye turi mu kiganiro kandi ari byo nkoze nyine genda abanyamakuru wowe nawe mu kiganiro n'abanyamakuru cyangwa mu kiganiro n'umunyamakuru n'umusesenguzi so shimira rero abo ngabo kandi oya nagomba shimiye uravuze ngo ndabashimiye urimo kwivuguruza ndabasuhuje urabasuhuje
oya nige nanjye wibeshye wenda akazi kacu ni imvune ariko nyine namvo nabaryamye aho ngaho nabaryamaho nababwira iki nukuri yagira ngo abandushaho ubuzare twese ntiturabajama twese mwisubira ahubwo mujye mureka gukoresha mikoro nk'intwari isenya abandi Imana igumugisha urakoze nawe izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 32 32 66 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars.